tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Kareba akomeje urugamba rwo guhesha agaciro umwuga we nubwo atabivugaho rumwe na bagenzi be. Karibu uyu umuntu azahwema gutungura uwera. Ni mu ikinamico rangurura. Imodoka yavuzaga ihoni nkabona ntacyo bikubwiye se we. Aha nuko ntamenyereye kujya ku kazi mu modoka karibu. None intego yanjye yo gutungura nyigezeho. Uregezeho rwose. Nabanje gukeka ko ari umuntu utari uwino wawe ushaka ko muyobora. Ngiye kubona mbona ni wowe. Nabibonye rega ko watashye unaniwe. Ariko rero karusura umusheresheri nk'uko ujya ubivuga koko. Burya na taxi voiture urayitwara. Yewe iyi winyihugujemo nyirayo ndamubwira nti hangane gato mbanze ngiye kugeza umuntu wanjye mu kazi. Sha urantunguye n'ukuri. Ngira ngo wabimenye ko nari maze akanya hariya ku irembo moto yose itambuka ihetse. We ubu rwose na nimugoroba uri ndaza kugucyura giye. Urongera uyihubuzemo nyirayo rero. Ntabwo ariko byagenze da. Nubundi yarahagaze ku iseta nta bakiriya afite. Urumva rero ntiyakwanga make ngo ntize. Uyu munsi natekereje ntariko waza gukodesha taxi voiture uyu munsi azuwera kaza kuyigendamo. Ariko subwo so kwigora koko kurinda gukodesha imodoka nguze kungeza ku kazi. Nigora gute suwe? Kuri ndumva bikuvunnye pe nubwo mfashije kandi nari mbikeneye ariko rwose nta mpa. Ngiwe Karibuso kwitaho nsigaye mbifata nk'inshingano zanjye. Nige kandi wazihaye ntabwo ari we wazimpaye ibyo nabyo bimenye. Nukuri urakoze kandi uri umuntu mwiza pe. Ibyo ubona ni bike biracyaza. Nigiririmbiye karibu. Mbara. Ni wenyine kugira ngo nubona hari n'ikindi nkoze ngo nkwiteho ntuzatungurwe. Kuko narabyiyemeje giye Karibuzo. Kandi ngomba kukwitaho mu buryo bwose bushoboka. Karibuzo yewe. Uretse kugushimira numva amagambo gushimira atapfa kuboneka. Ariko se we uri gutegura ikizami cyangwa? Ikizami n'iki? Ko kuva nagira ahangaha wo kuntega amatwi ntazi ibyo usoma wowe umunyeshuri ufite ikizami se. Aha nyamara ibi usanze nsoma nawe birakureba nk'umunyamakuru w'umwuga. Ni ibikize? Mva usanze nsomira itegeko nimero 0/2013 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa 2013 igerekeranye no kubona amakuru. Ngaho mbwira se shaka re burya birebana n'amategeko simbyitaho cyane. Ngaho nyumvira ibigwirata kandi umunyamakuru w'umwuga agomba guhora yihugura. Kanasoma itegeko ryerekeranye no kubona amakuru cyane cyane iri ngiri ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa 2013. Itsakanasoma andi mategeko n'amabwiriza agenga itangazamakuru. Yewe rimwe na rimwe ibyo ngibyo umuntu arabyirengagiza ukabyubahirije ntiyazapfa abonye abafana kare. Ahubwo uvuze ucuranyibutsa Natani we. Niko ntamenya nimba kati hari icyo yakoze kuri ya nkuru yatangaje. Indi bivuga ngo bomburi hagati y'abacuruzi bo mu isantere ya Buganwa n'ubuyobozi bw'akagari. Iyo nyine iyo rwose. Niko kare. Karame. Ni wowe washutse undi mwana ngakora inkuru ivuguruza iriya yamuhaye amukurikira benshi mu gihe gito igakurikirwa cyane ikavugaho cyane koko. None ko ari inkuru itaru kuri kandi kabibogamye. Ariko izo nizo nkuru abadukurikira bashishikarira. Ubwo se urumva atari zo baba bakeneye? No. Sinemeranya nawe Nata. Inkuru abatukurikira bakeneye ni inkuru z'ukuri zitabogamye zakozwe zigizweho uruhare n'impande zombi ikibazo kireba. Inkuru zicukumbuye. Umva reka nkubwire. Kati niyizeye rwose nta gahunda afite yo gukora inkuru ivuguruza iyo kandi nanjye ndamushyigikiye. Niba uko bimeze rero ngereka nkubwire. Ndahaguruka nyikorera. Ariko se ubwo urumva iyo nkuru yawe imaze iki koko? Kambwire Nata. Umunyamakuru w'umwuga yirinda kubogama mu nkuru ze. Sibyo? Umunyamakuru w'umwuga ashakisha amakuru ku mpande zombi. Yega ni nabwo abatanze inkuru yuzuye kandi y'ukuri. Ni nabwo agirirwa icyizere n'abamukurikira. Nuko ngiye kubikora. Okay. Ibyo ni ibyanyu by'abanyamakuru b'umwuga. Ese ko nikorera ubunyamakuru mu buryo bwo kwishimisha kubera mbyikundira gusa. Ubucecetse gato nkwereke. Urahamagaye se kandi. Halo? Halo, muraho neza umuyobozi w'umurenge wacu? Muraho neza munyamakuru wacu Karebu. Tubafashe iki? Nkunda ko igihe cyose umunyamakuru aguhamagaye uba witeguye kumufasha rwose. Nishingano zanjye nk'umuyobozi w'umunyamakuru amakuru yose ankeneye. Yego, murakoze cyane rwose. Impamvu mbahamagaye nabasabaga kanya ngo tuganire ku nkuru iherutse gutangazwa ivuga ku kibazo cy'abacuruzi bo mu isantere ya Buganwa ngo bageranye n'ubuyobozi bw'akagari. Ndahari rwose uyu munsi ndakorera ku murenge
isaha iyo ari yo yose muje mwahansanga. oya ntacyo murakoze cyane nanjye ndaje mu kanya gato. sawa. ariko abayobozi babahaye igikari ko hari ubwo umunyamakuru abahamagara bakanga kumuha amakuru. aha waretse kubeshya nata ko nkuzi utaba wabashatse. icyo nzi nuko biri mu nshingano zabo kuduha amakuru nk'uko bivuze. ubwo utayatanga nawe abakoze amakosa. ubwo se ntitwatambikana ko nanjye narenyuze ahangiye kureba umushoramari ufite ikigo kigemura urusenda mu mahanga ngo twumvikane uko dutangira gukorana. kumenya inyota yari kumereye nabi we. uyu munsi havuye izuba ryinshi dahe. oke noneho rero twatangira tugashakira hamwe ikibazo tugiye kuganiraho agatako. ngira ngo ubusanzwe warabiteguye. hari ibyo ntegura hari n'ibyo ntegurana n'uwo tugiye kuganira. ubwo se hari ikindi twaganiraho uretse ibyo nifuza kugeraho mu buzima? kuzaba umukinnyi wa filime w'icyamamare ku rwego rw'isi nyine. sha iyo rwose ntiyatwika nta n'icyo yatwinjiriza pe. none se urashaka imeze ite? inkuru ikora ku marangamutima nyine y'abantu. ubwo si yayakoraho yakorwa nanjye koko. wa mwana inkuru zirahimbwa. mbwira nyine iyo ushaka ko duhimba. umva rero duhimbye inkuru y'ubuzima bubi wabayemo abantu bakubona wifotoza wisize usa neza tukababwira ko byose ubikora wiyibagiza umubabaro wanyuzemo. umubabaro nanyuzemo njyewe se? yego ubuzima bubi cyane waciyemo ukava mu ishuri kugira ngo urere barumuna bawe ugakora akazi ko mu rugo nako kakakunanira kubera bosi wawe yashatse kugusambanya ukaba ugorwa no kubona isabune imyenda y'imbere n'ibindi nkenerwa bya barumuna bawe kugira ngo nibura bo ntibazave mu ishuri nkawe. uzi ko wagira ngo iyo ni filime uri kunkinira ahubwo kati. yego nyine n'ubundi niyo. none se ko ntari imfubyi ubwo navuga ko ubuzima bubi nabutewe n'iki koko? n'amakimbirane y'ababyeyi bawe bagiranye bigatuma batandukana. saka batakigendera mama wawe akagira depresiyo akaba aba mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe ku buryo no kumwitaho bikugora. mwami yesu we ntabeshya bigezaho. kate papa na mama barabana kandi babana neza twese iwacu twibereyeho mu mahoro nta kibazo na kimwe bagirana baduha ibyo dukeneye byose. none koko ngo mbabeshyere gutyo? yewe nakubwiye ko iyo nkuru ari impimbano ntaho ihuriye n'ukuri. mfite ubwoba kati. oya yewe tuzi. none se yayindi wigeze gukorana na Natani TV ko yatambutse wabaye iki? none se ko bavugaga ngo bagufatanye n'umugabo w'undi mugore muri hoteli hari ubwo byari byo? yego yaratambutse ariko yari inkuru yanjye gusa nta muryango wanjye wari urimo. ngaho nawe mbwira iyo nkuru nyikoze papa na mama cyangwa abandi bantu banzi neza bakayibona nzisobanura iki koko? ushobora kuba uzi gukorera imbere sha. kubera iki se bose? tutarahura na rimwe rwose wahise uza witeguye. mpora niteguye rwose niko nkora. ubona kameramani wanjye ari hafi hano. oke nk'uko nabikubwiye rero yego nitwa Minani Kanyabugingo. nkaba ndi umushoramari ukomeye mfite ikigo mpuzamahanga cyohereza umusaruro w'urusenda mu mahanga. yego kandi ibyo mbikorera mu bihugu rwose bitandukanye byo kuri uyu mugabane. ndabumva rwose. nakubonye ku rubuga rwawe rero mbona ko rwose ukurikiranwa n'abantu benshi ndavuga nti uyu muntu twakorana rwose akamamaza ibikorwa byanjye. icyo ushaka ko tuvugaho ni iki rero? ni ukumenyesha abaturage ikigo cyanjye bakamenya ko kigura umusaruro w'urusenda kikawohereza mu mahanga. hanyuma se abahinzi babona izihe nyungu? inyungu ni nyinshi cyane. icya mbere nyine ahinga afite umukiriya azaha uwo musaruro we nyine atarinze kwirukanka hirya no hino ku masoko. icya kabiri tubarangurira urusenda nyine ku giciro cyiza. icya gatatu rero haba hagomba kuba abanyamigabane muri icyo kigo cyacu. ni ukuvuga ko nyine buri muhinzi w'urusenda ubu nyine ushaka gukorana natwe hari imigabane nyine aba agomba gutanga. nibyo? ubwo umugabane ni angahe? ni 50,000 gusa. urumva ko ari makeya. akarusho rero ku nyungu ya buri mwaka ikigo cyungutse buri muntu nyine aba afitemo imigabane azabonera ku ijana nyine nyine akazayihabwa bijyanye n'imigabane afitemo. none se urumva abahinzi bakwitesha ayo mahirwe? nyamara ndumva ari ngombwa ko mu kiganiro twavugamo icyo kigo tukavuga aho giherereye n'imikorere yacyo. ako ntacyo gatwaye mwakavuga. ariko icyo tugamije nyine ubu ni ugushishikariza abahinzi gukorana natwe bagahinga urwo rusenda kuko tuzarurangura rwose. nta kindi se? ndumva ari ibyo. ubu ni uko tuzajya dukorana ikiganiro nzajya mwishyura kandi neza.
ubuse sinahamagara kameramani tugatangira ko rwose ngira ijoro ikiganiro cya mbere kirara kigeze kuri Nathan TV show. ntureba noneho kuko uri kumenyekanye bwana Gitifu. Uko niko kuri kandi ni byiza kuri bugere no mu isantere ya Buganwa namwe muzibonera ukuri nyako ko ibyari byatangajwe ku rubuga rwa YouTube. Ndabikora cyane kandi muyobozi rwose ndagushimiye ku mwanya wawe wampaye. Ndatekereza ko noneho izaba ari inkuru itabogamye kabisa. Karebu kuguha amakuru ni inshingano zanjye nk'umuyobozi. Mu by'ukuri ngufashije nanjye nifasha. Nibyo rwose uvuze akantu keza cyane ko kumfasha nawe bawifasha. So ndagiye ntunganye inkuru yanjye neza ishyire ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Yego kandi nkuko nabikubwiye ikindi gihe uzakenera amakuru nzaba mpari. Oya niyo mpamvu nakubwiye ko udasanzwe. Uzi ko hari umuyobozi waka gahunda ushaka amakuru ariko ukamara igihe umwiruka inyuma yarakwihoreye. Ni inshingano zanjye nk'umuyobozi kuguha ayo makuru. Bikaba n'uburenganzira bwawe kuyahabwa nk'uko ingingo ya 3 y'itegeko nimero 04/2013 ryo kuwa 8 z'ukwa 2/2013 ryerekeranye no kubona amakuru biteganya. Burya nawe ukunda gusoma amategeko nkanjye se? Ndayasoma cyane kandi nkanayazirikana. Ikindi kandi nkanayashyira no mu bikorwa. None se uragira ngo mbigenze ntako bitandimo Kati? Ariko ibyo urimo kwigira ni ibiki koko? Ariko uzi ko ibyiza byose umuntu yifuza abiharanira. Ndabizi pe, ariko kubeshyira ababyeyi banjye ndumva bindemereye. Nabikubwiye ndanabisubiramo. Inkuru nahihuriye n'ukuri. Niyo gukurura abazayikurikira bakayisangiza n'abandi gusa. Nitumara gukora ikiganiro ndakwishyura 50,000 ubitahane rwose. Ngwa ngahe? 50,000 urabitahana da. Uva ikindi ahubwo. Mu kiganiro tuzagusabira amafaranga. Uzareba ukuntu aba diaspora bazagusukaho amafaranga. Urahakiriye ahubwo. Nibyo cyane rwose na miliyoni 10 ushobora kuzazibona. Ahubwo kubera ko we batari bakumenya cyane. Zatanga nimero yanjye bajya ariyo banyuzaho ayo mafaranga yawe y'inkunga. Ubundi nzayagushyikiriza. Mana we, ubwo se koko birashoboka? Birashoboka cyane rwose. Inkuru zibamo akaryo wa mwana we. Dukora ikiganiro ndashishikariza abantu gufasha uwo mwana ubabaye ukeneye kwita kuri barumuna be na nyina urwariye mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Ubundi bagufashe kahave. Umva, ahubwo niba ari uko bimeze twatinze. Tangira ikiganiro pe. Use wemera se? Urumva naze yaza se? None se ikiganiro kirarara kigeze kuri YouTube channel yawe? Cyane rwose igitinze ni ukugikora. Okay. Wibuka ko ikiganiro cyacu kigomba gukurura amarangamutima y'abafana bacu. Ntukujya ugeramo hagati ukifatishwa ikinigo ukiriza. Nkanarira. Yego nyine. Urarira wibutse uko so yabataye muri bato akisangira inshoreke. Akagusigana na mama wawe na barumuna bawe. Mama wawe akananirwa kubyakira akaba arwariye mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Wongere urire wibutse uko kwita kuri barumuna bawe bikuvuna. Urire wibuka uko wari kuburangije amashuri yisumbuye ariko ukaba wararivuyemo abo mwiganye bagakomeza. Ayo marira yose ndayabonara. Uyashake pe. Ko numva ikiganiro cyose ari ukurira gusa saho. Nukurira nyine kuko inkuru irababaje. Hanyuma rero ku musozo w'ikiganiro uributsa abagira neza wabishobora wese kugufasha kandi ko nta bufasha buba buto. Kicyo baguha cyose cyatuma wowe abavandimwe bawe na mama wawe urwaye mubona amaramuko. Agatako ndagowe. Ariko ntugire ikibazo ndagerageza. Sinjyamo nuko abakinnyi ba filime babigenza se. Ibi bintu katashuye muri mwana w'umukobwa bizamugwa amahoro. Ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. Rangurura.